mubyeyi wanjye reka nkwihoreze, ndetse nicyo wambyariye nicyo wandereye. None ubwo maze gukura ngatora agatege, ubwo naciye akenge reka ngukorere, nkoresha ibyiza wampaye maze nkwihoreze, nkoresha ibyiza wampaye maze nkwihoreze. Turirwa n'Uwiteka niwe mugabo ukomeye gusa kuruta abandi. Reka mbabwire n'ikindi rero, noneho benshi numvishe batangira kumbaza ngo mbese ngo ko wavuze ngo igihugu ngo cy'u Rwanda ngo kimeze nk'intama zitagira umwungeri. Uko ni ukuri niko ngiye kubasobanurira. Ndabizi ko benshi bafite amatsiko, narabivuze. Igihugu cy'u Rwanda kimeze nk'intama zitagira umwungeri. Reka mbasesengurire sasa. Uzi ko Abanyarwanda musetsa koko? Ubu iyo murebye mwebwe mubona iki gihugu kigira umuperezida, kigira umuyobozi. Mu bwenge bwanyu ntabwo umuntu yapfuye kera, yararangiye. Tuyobowe n'umurambo. Umva, turambiwe kuyoborwa n'umurambo wa Paul Kagame. Turabirambiwe. Twe turi bazima, nta murambo uyobora abantu bazima. Mwikorera umurambo wanyu mujye gushaka iyo mu muhanda, cyangwa se muwugire uko mushaka, ibyo ntibindeba, ni uwanyu. Ariko stop kutuyoboresha umurambo, muhagarike. Bwaba video muza nabo caka mu bantu ngo noneho turamubonye ngo noneho haciye habaye kibona umwe. Muzi igihe kishize ngenda bizi neza. Numvishije hano umupadiri wabivuze, hari abandi bantu bagiye babivuga, ariko bari babivuze mbizi neza. Amakuru ngewe ndayafite atari imbarurano, uko nayafashe ntimukuze, ariko ndayafite neza. Kabarebe iyaranje uri kure y'amabanga, ndakwinginze, kandi ndakwinginze Generali Kabarebe, uri mu bantu barwaniye igihugu, washakaga kubohoza Abanyarwanda kugira ngo bagire amahoro. Generali Kabarebe, ndakwinginze, rekura y'amabanga. Uyu murambo muzawubika mugeze ryari? Uyu murambo muzawutuyoboresha mugeze ryari? Mwirirwa mukoresha abantu b'ingaruzwa muheto nka ba Christophe Barore ngo tukoze ikiganiro turabirambiwe. Stop. Twayobowe n'umuperezida muzima, ariko umuzimu najye kuyobora abazimu. Ntabwo umuzima ayobora abazimu. Turabirambiwe. General James Kabarebe, ngusubiriremo, ihangane. Wenda ubintwari rimwe mu buzima bwawe, ariko ubuhora abana mu Rwanda, ugaragaza ukuri. Uza kubika ko umuntu yapfuye. Ese ibi bizageza ryari? Ingabo z'u Rwanda ntabwo ari James Kabarebe mbwira wenyine. Ingabo z'u Rwanda, bajenerali bandi bari munsi yanyu mwese, ntabwo nzamara akanyu sindi buyarondore mwese, ariko mumenye ko muri ingabo z'u Rwanda z'igihugu, ntabwo muri ingabo zari za Kagame gusa, ntabwo muri ingabo za FPR. Mumenye gutandukanya ibintu. Muri ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Namwe niba mudashaka kuba ingabo z'u Rwanda, mugende mujye kuba ingabo z'iyo mirambo yanyu hirya. Ntabwo ibintu tubigumamo. Polisi y'igihugu, muhindure gahunda, muhindure. Polisi y'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda, mureyajise, mugire ikintu mukora. Muri ingabo z'igihugu, mukorera igihugu, ntabwo mukorera umuntu ku giti cye. Mugire ikintu mukora, mushyira Abanyarwanda mu mahoro. Mugire ikintu mukora, harageze ko mugira ikintu mukora, mushyire Abanyarwanda mu mahoro. Twabirambiwe, ntabwo dushaka kubibamo. Mugire ikintu mukora. Bashinzwe umutekano aho muri mwese, mugire ikintu mukora. Umugore we yanze kubitangaza, abana be banze kubitangaza, hanyuma bizagenda bite? Tuzakomeza tuyoborwa n'umurambo. Umurambo nujye kuyobora abazimu.
nugende ujye kuyobora abazimu. Twebwe turi bazima ntabwo tuyoborwa n'umurambo. Twamaganye leta y'incakura itera amacakubiri mu bantu kugira ngo ukundi bacemo kabiri kubw'inyungu zabo, kugira ngo tutabatahura. Njyewe naje ndi kuri misiyo. Abamedi n'abaperesi igihe cyabo kirarangiye, mbibabwiza ukuri. Igihe cyanyu kirarangiye, mbibasubiriremo. Igihe cyanyu kirarangiye. Mbagiriye inama rero mukora ibintu mushyire mu buryo neza. Ubundi reka mbabwiza ukuri ntababeshye. Mwegure kuko ntabwo tugikeneye kumutuyobora. Noneho mbabwire, ntabwo dukeneye abayobozi babaringa, abayobozi b'inkoma amashyi, abayobozi b'inkoma amashyi badafite ikintu bamariye igihugu. Abo ntabwo ari abayobozi. Abo ntabwo ari abayobozi. Ntacyo mutangaho, nta musaruro, ntaki. Abo ntabwo ari abayobozi. Reka mbabwize ukuri ntababeshye. Igihugu turimo mwebwe mu gikina mu Banyarwanda ntabwo murakimenya. Iki gihugu ni igihugu cy'amabandi, ni igihugu cyowe n'amabandi n'abagome. Turi mu muriro, twicaye mu muriro. Ni uko Uwiteka dukingira ntidushire. Uwiteka dukingira ntidushire, ariko twicaye mu muriro. Uwabaha neza mwese mukasobanukirwa ibintu by'aba bantu, ahubwo bishobotse twarara tunahunze. Ariko ntabwo tuzongera guhunga, ahubwo bo nibafata inzira bagende. Bafata umwanzuro wo kwisebereza kuri za social media kuko babona ndi kubazunga. Ibyo byose nari nkibivugira mu mafefe ko bibaza aho nabikuye, bibaza icyamaze ubwoba. Bafata umwanzuro wo kunsesereza, basebereza kuri za social media babonye ntacyo bitwaye, ntacyo bingiye. Bafata umwanzuro wo kuza kungura. Mwarasaze ubwo. Bafata umwanzuro wo kuza kungura. Akuri damanje, batazi uwamutumye, batazi misiyo ndiho, mujya kungura jewe. Muri abasazi. Mwaguze benshi, njye sindi igicuruzwa. Mfite rekodi, ndayifite. Batumye umuntu witwa Bamporiki azi wanjye iminsi 2 yaje kwa 4 agaruka kwa 6. Iyo minsi yose nyingingira kubonana nawe narabyanze. Ngo leta y'u Rwanda turifuza iki idamange ngo uceceke. Nyungu nta yindi no guceceka. Ceceke Abanyarwanda bakotekere. Icyari cyo cyose n'iki wifuza ngo uceceke. Muzi ko nabashubije narabwiye ntibiragatsindwa n'Uwiteka. Naboti bagiye kumutwarira uruzabibu, arangije arabwira ati biragatsindwa n'Uwiteka kugurisha gakondo yacu. Nanjye narabwiye ntibiragatsindwa n'Uwiteka gukinira ku maraso y'abana b'Abanyarwanda. Njye mfite misiyo yo kubafasha. Nababwiye ko niba ngombwa no kubapfira nzabapfira, ariko bakabona amahoro. Kuko nahagurutse nza akaga kose uko kangana, nzi na plani z'abagome byose ndabizi. Ndababwira ntibiragatsindwa n'Uwiteka kugurisha abana b'Abanyarwanda ngo bagume mu bucakara, bagume mu buretwa. Nicare mu mamodoka meza mumpaye, njye mu mazu meza mumpaye, njye mu tuzi twiza ntibiragatsindwa n'Uwiteka. Atuzaceceka, nudaceceka bazakwica. Nuko kuntu mu Rwanda bakora, ndabizi neza rwose. Atuzaceceka, nudaceceka bazakwica. Iyo na aferi izavugwa icyumweru kimwe bikaba birarangiye. Ntabwo ntinya gupfa, sintinya n'amapingu nabibabwiye. Dani Munyuza yanshakaga, ariko sinzi cyatumye atampamagara. Twanze gutoberwa amateka, twanze kubisiba ngufi.
amateka aba agamije kwica ejo hazaza. Niba dufite icyerekezo cy'umunezero, niba dushaka amahoro mu rwatubyaye,